sobanukirwa ibyaha ubyirinde. niba utsinda amahane tukabindi mwe twese. Sobanukirwa ibyaha ubyirinde ni ikiganiro cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Ni umuyoboro washyiriweho abanyarwanda kugira ngo basobanukirwe ibyaha bibugarije, ingaruka zabyo ndetse n'inzira nziza zo kubyirinda. Sobanukirwa ibyaha, byirinde kandi ubirinde n'abandi. Turabasuhuje kandi tubashimiye ko murimo kutwumva nshuti bakunzi mudukurikiye. Murabyumvise mu kirango ko yari umwanya tubagezaho ikiganiro sobanukirwa ibyaha ubyirinde, ikiganiro cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mumaze kubimenyera ko muri iki kiganiro tubasobanurira bimwe mu byaha byugarije umuryango nyarwanda ndetse n'isi muri rusange, hagamijwe gufasha abanyarwanda kubisobanukirwa kugira ngo bamenye uburyo bwo kubyirinda no kubikumira. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019 mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda hasohotse iteka rya Minisitiri nimero 001 akarongo kaberamye MOH akarongo kaberamye 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Kugena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo ni igikorwa gikorwa na Minisiteri y'Ubuzima kandi gihoraho kubera ko kenshi havumburwa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge n'izina ubwaryo rirumvikanisha ikintu kitari cyiza na gato kubera ko nta muntu wakabaye yifuza kuyoba ubwenge. Ariko ikibazo nuko ibiyobyabwenge ari ikibazo gikomeye cyane cyugarije isi yose muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko. Na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeza ko inzego z'ubuyobozi zikwiye kongera ingufu zikoresha mu kurwanya ibiyobyabwenge. Iki kibazo cy'ibiyobyabwenge turakivuga tukakinyura hejuru, ni bibi koko tugahita, ariko ibiyobyabwenge drugs ni icyorezo ku isi hose giteye ubwoba. Sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru. Abana bacu, umwana asigaye ajya hanze kwiga mu mashuri yo hanze, ugasigara nyine usenga. Usibye ko abana bisize na hano turi kumwe na hano nabwo turasenga, you cross your fingers ukavuga uti wenda abana b'u Rwanda bazabisimbuka, abenshi nibura bahora bifuriza ko babisimbuka. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha harimo ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibicuruzwa bitemewe n'amategeko. Kuva urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwatangira imirimo yarwo, rumaze gukora amadosiye menshi y'abantu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge. RIB yakurikiranye amadosiye agera ku 4496 mu myaka 2 yonyine. Ni bande bakurikiranyweho gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge? Bafatwa bate? Amategeko y'u Rwanda abateganyiriza iki? Ni uruhe ruhare rwa buri wese mu kurwanya ibiyobyabwenge? Muri iki kiganiro turi kumwe na Bwana Gasana Alex, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibicuruzwa bitemewe n'amategeko mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Ni ugiye kudusobanurira ibyaha byose bifitanye isano n'ibiyobyabwenge n'ingamba zihari zo kubirwanya. Nge turi kumwe muri iki kiganiro ndi Ismael Mwanafunzi. Tubahaye ikaze. niba utsinda amahane tukabindi mwe twese mu muryango uzira uburyarya utagira inabi. Abantu tugasangira urupfu no kurama, subiza agatima impembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu. Hari ibiyobyabwenge bikorerwa mu Rwanda, ariko iyo wumvise amazina yabyo ubwayo yumvikanisha ibintu bitari byiza na gato. Hari inzoga yitwa Muriture, hari n'iyitwa Kirabiranya n'izindi. Aya mazina ubwayo yumvikanisha ko wabinyoye atakora ibyiza. Izina ibiyobyabwenge ko ryumvikanamo kuyoba ubwenge, kandi tukaba tuzi bimwe mu binyobwa bihindura imitekerereze iyo wabinyoye, ariko bikaba byemewe. Amategeko asobanura ko ibiyobyabwenge ari iki? Iki ni ikibazo twabajije Bwana Alex Gasana.
ikiyobyabwenge ni ikintu icyo ari cyo cyose iyo cyinjiye mu mubiri w'umuntu gihindura ubushobozi bwe bwo gutekereza, gufata ibyemezo ndetse kikanahindura imikorere y'umubiri we. Ibi bikagira ingaruka ko uwabikoresheje ashobora kurangwa n'ibikorwa byo gukora ibyaha by'urugomo no guhohotera abandi. Mu kubaza ikibazo nakomoje kuba hari ibyemewe nk'inzoga umuntu ayinyweye n'ubundi nabwo imitekerereze hari uburyo ishobora guhinduka, nayo bura ni ikiyobyabwenge. Inzoga ni ikiyobyabwenge ariko cyemewe. Buriya hari ibiyobyabwenge byemewe n'amategeko n'ibitemewe n'amategeko. Impamvu ni uko inzoga mu muryango w'abantu aho wagera hose uretse mu bihugu bikeya kubera imyemerere yabo, kubera izindi mpamvu, inzoga zirakoreshwa kandi zakoreshejwe guhera kera. Rero iyo bemera inzoga ko zikoreshwa kandi zitwa ibiyobyabwenge, bashyiraho n'ingamba zituma abantu bazitondera. Ni ukuvuga ngo abazikoresha ni bande? Ni abantu bafite imyaka y'ubukure. Bafite imyaka y'ubukure guhera ku myaka 18 gusubira hejuru. Abana kirazira gufata inzoga. Ikindi, inzoga iyo bazikoresha cyangwa bemera ko abantu bazikoresha bazifata, bisaba yuko hari urugero runaka bagomba gufata. Bagomba kuzifata mu masaha runaka kugira ngo bitazabangamira ibindi bikorwa by'abantu. Hari ibihugu bimwe na bimwe ku isi twagiye twumva mu makuru byagiye bibamo ikibazo cy'ibiyobyabwenge ku rwego rukomeye, bikaba n'intambara, leta ikabirwanya nk'intambara nyine nk'izindi zose. Wenda nk'urugero natanga muri za Bolivia no mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo wasangaga ibiyobyabwenge ari cyo kibazo nimero ya mbere mu gihugu. Mu Rwanda tuvuze ku biyobyabwenge bitemewe, ubwo inzoga tuzirekeye ku ruhande, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda riri ku ruhe rwego? Hari ibihugu byo ku isi usanga ibiyobyabwenge biri ku rwego rwo hejuru, ari ikibazo gikomeye muri ibyo bihugu. Aha navuga nk'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, Amerika yo hagati, Aziya. Ibyo bihugu nk'uko wari ubivuze, usanga abakoresha ibiyobyabwenge, ababicuruza, ababivanaho inyungu z'amafaranga bahanganye n'inzego z'umutekano ku buryo barasana. Abashinzwe umutekano rimwe na rimwe hakaba abahasiga ubuzima, hakaba n'abakomereka muri urwo rugamba. Usanga rero ari ibintu bikomeye cyane ku buryo abo ngabo bacuruza ibiyobyabwenge baba bafite uburyo bakoramo, baba bafite icyo nakwita network cyangwa se amatsinda bakoreramo, ku buryo batwara amatoni n'amatoni hanze y'ibyo bihugu bakabicuruza bakabivanamo inyungu ikomeye. Usanga rero bicara bahanganye. Rero mu Rwanda, tugarutse mu Rwanda ntabwo biragera kuri iyo ntera, nubwo ari ikibazo gikomeye kubera ko kibasiye urubyiruko rwacu. Leta ikaba yarabishyize imbere kukirwanya twivuye inyuma, twese uko tungana, ntabwo biragera kuri urwo rwego. Twebwe ikiduhangayitse cyane kiza imbere ni urumogi. Kugeza ubu nirwo usanga rufatwa ari rwinshi, hagakurikiraho icyitwa kanyanga. Ibindi biza ari bikeya, bifatwa ku rugero rutoya, nka za kokayine na heroine. Izindi ni inzoga zengwa n'abaturage zitemewe, nazo ziraboneka ariko ku gipimo gitoya. Hari nk'izitwa Nyirantare, Muriture n'andi mazina baziha. Hakaba noneho n'izindi nzoga zengerwa mu bihugu duturanye duhana imbibi ariko zifatwa nk'ibiyobyabwenge mu Rwanda. Aha naguha nk'urugero, hari nk'iyitwa Kitoko, hari nk'iyitwa Kingi Warage, hari iyitwa Zebra Gin n'izindi. Izo zigenda ziboneka ariko ku gipimo gitoya. Ubu mu Rwanda igihangayitse cyane gituma abantu twese duhaguruka ni ikintu kijyanye n'urumogi, ni ikintu kijyanye na kanyanga. Mise numva nifuje kubabaza impamvu hari inzoga zimwe zemewe mu bindi bihugu ariko ugasanga mu Rwanda ntizemewe, ugasanga ni ibiyobyabwenge muri rusange. Ubwo mu buryo rusange biba ari ibiyobyabwenge ariko handi bikaba byemewe, ariko mu Rwanda bikaba bitemewe. Kubera iki? Buriya ibihugu bigenda bigira imico itandukanye, bigenda bigira amategeko atandukanye.
ikindi ibihugu inyungu bishyira imbere ntabwo ari zimwe. Tuvuge hari nk'aho usanga kanyanga atari ikiyobyabwenge, ariko mu Rwanda ni ikiyobyabwenge. Biterwa n'uko mu muco wabo kuva kera bayikoreshaga, bakabona abaturage kuyikoresha ntacyo bitwaye, irinjiza amafaranga cyangwa n'ikindi kiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, n'urumogi hari aho barwemera, bakabona birinjiza amafaranga, ari amafaranga y'imisoro, ari amafaranga bagurisha ibyo bejeje cyangwa se bakoze bajyanye ku masoko yo hanze. Urumva hari ibihugu bishyira imbere inyungu y'amafaranga, bishyira imbere wenda umuco wabo ko babimenyereye gutyo, ariko twebwe mu Rwanda, u Rwanda nk'igihugu gishyira imbere inyungu zo kugira umuturage muzima, umuturage ufite ubuzima buzira ibiyobyabwenge, ibintu ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya ubuzima bw'umuturage babifashe nk'ikiyobyabwenge, ariko byinjira mu murongo w'icyo twavuze, w'igisobanuro twavuze cy'ikiyobyabwenge. Mu kazi kanyu ka buri munsi mugomba kuba mukurikirana cyane ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo, cyane ko munafite mu nshingano kubirwanya. Mugeranije RIB ishobora kuba ikurikirana nk'ibyaha bingana iki bifitanye isano n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge? Duhereye nko ku mwaka wa 2018 tukajya mu mwaka wa 2019 tukaza gukora impuzandengo, dusanga impuzandengo ari 4,000, amadosiye 4,496. Ndatangira mvuga ko mu mwaka wa 2018 hakurikiranywe amadosiye y'ibiyobyabwenge angana n'ibihumbi 3,907, bingana na 14% y'ibindi byaha bikurikiranwa cyangwa byakurikiranwe icyo gihe. Noneho mu mwaka wa 2019 yari amadosiye 5,288, bingana n'9.6% by'ibyaha bindi byakurikiranwe, byose byakurikiranwe. Aha rero niho tuza kubona ko ufashe iyo myaka ibiri ugashaka impuzandengo cyangwa average, ubona ko ari amadosiye mu by'ukuri 4,496 y'ibiyobyabwenge mu gihugu hose. Ariko nibutse ko nk'uko abantu babizi RIB itangiye vuba, ntabwo iramara mu by'ukuri imyaka ibiri yuzuye. Ni ukuvuga ngo na mbere gukurikirana ibiyobyabwenge byarakorwaga hakiriho cyahoze cyitwa CID. Dufashe nko mu mwaka wa 2018 14% by'ibindi byaha byose ni ijanisha rinini. Ni ijanisha rinini, nubwo byageze muri 2019 bikaba 9%, imibare yaragabanutse birumvikana. Abenshi birumvikana bagomba kuba ari urubyiruko. Mukurikije uko mubibona, abo mubazi ibibazo n'andi makuru yose mufite, mutekereza ko bishobora kuba biterwa n'iki kuba urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge? Ntushobora gusanga impamvu wenda iri ahandi, ugasanga aho kujya kugihera ikibazo mu mizi ahubwo kisa n'igiherewe hagati? Mu by'ukuri iyo urebye ubona zimwe mu mpamvu zitera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge, zimwe nizi zikurikira. Hari nk'ikintu bita agakungu cyangwa kugenda mu kigare cy'abagenzi babo bakoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se bavana inyungu y'amafaranga mu biyobyabwenge mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari ugushaka inyungu za vuba zihuse. Urubyiruko rw'iki gihe abenshi baba bashaka kugera ku nyungu batavunitse. Iyo ni indi mpamvu, kandi tuzi neza ko mu biyobyabwenge harimo amafaranga. Noneho hari ikindi kibazo cy'ubukene. Hari imiryango igikennye, aho usanga urubyiruko rumwe rwisanga muri ubwo bukene, aho gutekereza izindi ngamba zo kubona amafaranga cyangwa se zo kubona ubuzima, ugasanga baraciye bugufi kubera inama mbi ya bagenzi babo bakajya mu biyobyabwenge. Ikindi kivugwa ni ubushomeri mu rubyiruko rwize, aho usanga abenshi nta mirimo bafite. Iyo bahuye n'abandi rero bagiye mu biyobyabwenge, bababwira ko mu by'ukuri hari inzira y'ubusamo yo kubona amafaranga, batiriwe banigora bashakisha akazi. Uretse ko izi mpamvu ebyiri tuvuze, iyo uzitekerejeho usanga utazifata nk'impamvu nyazo, kubera ko
iyo urebye leta y'u Rwanda ingamba yashyizeho zo gushakira imirimo urubyiruko, ari ukujya mu mashyirahamwe, ari ugushyiraho ibigega bibafasha kugira ngo bizamure biteze imbere, bihangire imirimo, ibyo ntabwo byakabaye impamvu yo kujya mu biyobyabwenge. RIB mu nshingano zayo cyangwa se no muri gahunda ifite, usibye kurwanya no gutahura harimo no gukumira. Icyo kibazo ngiye kukibaza nshingiye ku byo mwari mumaze kutubwira. Mushingiye kuri izo mpamvu, RIB hari ikintu ikora mu gutuma urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge rugabanuka, aho kugira ngo irindire kuzarukurikirana rwamaze kubigeramo? Mu by'ukuri RIB kimwe n'izindi nzego zishinzwe cyangwa zifite inshingano mu kurwanya ibiyobyabwenge, mu kurwanya ibyaha muri rusange no kurwanya ibiyobyabwenge by'umwihariko gukora ibyo tuvuga, ikora ibishoboka byose kugira ngo urwo rubyiruko ruve muri iyo nzira mbi. Ikora ubukangurambaga burakorwa hirya no hino. Ujya wumva ubukorwa babwira abaturage kumenya ibyaha no kubyirinda. Hari ubukangurambaga bwinshi bukorwa hirya no hino mu gihugu, hakaza nk'ibiganiro nk'ibi dukora ku maradiyo na televiziyo, aho tuba tubwira urubyiruko kuva mu byaha muri rusange no kureka ibiyobyabwenge by'umwihariko. Hanyuma hakaba noneho n'izindi ngamba zo gukurikirana abananiranye bagakomeza kubyishoramo bagafatwa. Iyo bahanwe hakurikijwe amategeko, icyo gihe bitanga isomo no ku bandi abashaka kubijyamo bumva ko ari bwo buzima baganamo, barabyihorera bakabireka. Muvuze ku birebana n'amategeko, amategeko y'u Rwanda avuga iki ubundi ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge? Ubwo ndavuga ku birebana no guhana ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge igihe umuntu yamaze guhamywa ibyo byaha. Amategeko y'u Rwanda kugeza ubu ateganya ibihano bica intege ku buryo bugaragara abishora mu biyobyabwenge. Wenda reka tugerageze no kureba ibiyobyabwenge, inzego cyangwa se amakategori byashyizwemo, ibyiciro byashyizwemo. Hari ibiyobyabwenge bihambaye, hari ibiyobyabwenge bikomeye, hari n'ibiyobyabwenge byoroheje. Ibihambaye turasangamo kokayine, heroine, urumogi. Mu cyiciro cy'ibikomeye turasangamo iyitwa mayirungi, icyitwa mayirungi, icyitwa sigarete elegitoronike, turasangamo n'ikindi cyitwa shisha, hari n'ikindi cyitwa rwiziringa ujya ucyumva. Noneho mu cyiciro cy'ibyoroheje turasangamo byinshi, harimo za nzoga twavugaga zengwa n'abaturage mu buryo butemewe, harimo za zindi ziva hanze y'igihugu zifatwa nk'ibiyobyabwenge za kitoko navugaga n'izindi, harimo za kanyanga, harimo esanse, harimo kore. Ni urutonde rurerure ruri mu mabwiriza ya minisitiri. Rero amategeko ateganya ibihano akurikije buri cyiciro. Duhereye wenda ku bantu bafata ibiyobyabwenge, inzira babinyuzamo iyo ari yose babyinjiza mu mibiri yabo, haba ari ukubihumeka, haba ari ukubyisiga, haba ari ukubyitera mu rushinge, n'ubundi buryo wabona bwose. Icyo gihe umuntu yahamijwe n'urukiko icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge muri ubwo buryo, ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Niyo bari gukoresheje rimwe, niyo byaba ari rimwe, cyangwa se agakoreshwa imirimo y'inyungu rusange. Tugiye ku cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye twavuze, kuvuga ngo umuntu ashobora gufatwa abitunda, ashobora gufatwa abicuruza, ashobora gufatwa abihinga, abihindura, abitse cyangwa aho undi agurisha mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu. Icyo gihe iyo urukiko rumuhamije icyo cyaha ahabwa igihano cy'igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30. Ibiyobyabwenge biri mu cyiciro cy'ibikomeye, igihano ni igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 15 ariko atarenze miliyoni 20. Noneho ku biyobyabwenge byoroheje, iyo umuntu ahamwe n'icyaha
ahanishwa igifungo cy'imyaka itari munsi y'5 ariko itarenze 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10. mwigeze kuvuga ko urukiko rushobora kuguhamya ko wakoresheje ibiyobyabwenge. Bise numva nababaza nti ibimenyetso ubundi biba bimeze bite? Hari umuntu ushobora kuba ukoresha ibiyobyabwenge ukamureba mu muhanda cyangwa uko yitwara ukabona ko akashobora kuba yakoresheje ibiyobyabwenge ariko utigeze umubona arimo abikoresha, mushobora kumugenzaho icyaha kandi mutamufatanya ibiyobyabwenge? Kugira ngo wemeze yuko ukoresha ibiyobyabwenge anabihanirwe bisaba yuko abifatana, yaba bibitse mu mufuka we cyangwa haba hakaboneka icyo bita igihanga. Ubwo ibyo si bya bindi byo kuvuga ngo ufashwe niwe gisambo ugasanga utafashwe ari umwere, kandi utafashwe nyine ntabwo aba yafashwe, ariko igihe kizagera n'abafatwe, kuko kurwanya ibiyobyabwenge ni intambara ikomeza. Ariko iyo dufashe umuntu bavuga ngo akoresha ibiyobyabwenge ntitugire ibyo tumufatana, icyo gihe no kugira ngo tuzamenye ko ari umuntu wagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge cyangwa se wabaye imbata yabyo, bisaba kumupimisha. Iyo tumujyanye mu bigo bisanzwe bipima abantu nk'abo, batwereka ko mu mubiri we hari ibiyobyabwenge runaka. Icyo gihe icyo akorerwa ni ugufashwa, kuko aba ari victim cyangwa se ari umuntu wagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge. Arafashwa akajyanwa mu bigo leta yashyizeho, ujya wumva nk'ikigo cya Iwawa gifasha abagizwe imbata n'ibiyobyabwenge, hari ikigo cy'Ihuye, hari ikigo kiri Gitagata, hari ibigo bitandukanye. Icyo gihe barabavura kugira ngo bya biyobyabwenge bizave mu mubiri wabo, ndetse iyo bamaze kubavura babaha n'uburere cyangwa se babigisha umurongo bakwiye gukurikira kugira ngo bazagaruke mu bantu, mu muryango nyarwanda, ari abantu bazima bashobora kugira icyo bawufasha. Icyo gihe babigisha n'imyuga bashobora gukora, noneho bakazanayikora bageze hanze y'ibyo bigo. Mu biyobyabwenge cyane cyane ibihambaye n'ibikomeye hari ibituruka hanze y'igihugu. Ibi biyobyabwenge bituruka hanze y'igihugu birwanywa bite, bikumirwa bite? Uburyo bikumirwa ni mu buryo bw'ubukangurambaga. Ubukangurambaga nahoze mvuga, ariko ubu kibanda ku mipaka, cyane cyane ku baturiye imipaka, aho babwirwa uburyo bagomba kwifata kugira ngo nabo bakumire kwinjizwa kw'ibyo biyobyabwenge. Icyo gihe icyo tubasaba ni iki? Ni ugutanga amakuru ku gihe, bayaha inzego zishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se n'izindi nzego z'ibanze, ko inzego zirakorana. Ikindi uretse ubukangurambaga, hakorwa imikwabo. Inzego zibishinzwe na RIB irimo zikora imikwabo cyangwa se za operations, ku buryo bashingiye ku makuru bahabwa n'abaturage bafata bamwe mu bacuruza ibiyobyabwenge ku butaka bw'u Rwanda. Hari abajya bafatwa nko ku gice cyegera mu burengerazuba, mu karere ka Rubavu, mu karere ka Kirehe, hari abajya bafatwa. Noneho ikindi gikorwa ni ubufatanye bw'inzego. Mu by'ukuri uru rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge ntabwo urwego rumwe rwarwishoboza. Inzego zirafatanya zigashyira hamwe, ari muri ubwo bukangurambaga, ari uko guhanahana amakuru yerekeranye n'ibiyobyabwenge, ndetse no koroherezanya mu kazi buri wese ashinzwe. Icyo gihe rero tubijyana no mu ihuriro. Hari ihuriro duhuriramo, komite yitwa IMC, ni Interministerial Committee, ni komite ihuza inzego za ministeri n'ibigo bya leta bifite aho bihuriye no kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se n'ubuzima bw'abantu. Ubwo harimo ministeri nyinshi zigeze ku 10 n'ibigo byinshi, ndetse n'inzego z'abikorera. Icyo gihe bakorera hamwe ubukangurambaga, bahana amakuru, bashyiraho za clubs mu mashuri no mu rubyiruko hirya no hino, ndetse bakagerageza kuzisura no kuzifasha kugira ngo zigere ku ntego zazo.
icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ribamo amafaranga menshi no ku rwego rw'isi, ku buryo usanga hari abantu ushobora kuba bacuruza ibiyobyabwenge ariko ugasanga bafite n'ingufu zihambaye mu birebana n'amafaranga, baziranye n'abantu b'abagizi ba nabi bakomeye. Mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Amerika y'Amajyepfo hari abatangabuhamya bagiye bicwa kubera ko yatanze amakuru ku birebana n'ibiyobyabwenge. Mu Rwanda umuntu utanze amakuru arindwa ate, yakwizera ate ko bitazamugiraho ingaruka? Arindwa mbere na mbere tugira ibanga ibyo yatubwiye. Ikindi ku bijyanye n'uko yaduha amakuru, hari uburyo ayatugezaho bitabaye ngombwa ko tujya ahantu buri wese ashobora kutubona. No gukoresha ikoranabuhanga naryo rirakoreshwa kugira ngo twirinde ko abantu bakeka ko hari ibyo bariho batubwira cyangwa se babatangaho amakuru. Kandi kugeza ubu umutekano wabo turawurinda. Nimero ya telefone abantu bashobora guhamagara, hari nimero itishyurwa 166, bashobora kuyihamagara bagatanga amakuru. Ubusanzwe umuntu ashobora gutekereza ko inshingano ya mbere yo kurwanya ibiyobyabwenge no kubikumira ari iya RIB. Muri rusange ubundi ninde wa mbere cyangwa se ninde navuga kizigenza, ninde ukwiye gufata iya mbere mu kurwanya ibiyobyabwenge? Abaturage muri rusange nibo bantu ba mbere bashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, batanga amakuru. Aho ari ikintu abonye kidasanzwe cyerekeranye n'ibiyobyabwenge agahita atanga amakuru ku nzego zibishinzwe zigakurikirana. Urumva ko akazi kacu gakorwa ariko duhereye ku makuru twahawe n'abaturage. Rero abaturage ni nayo mpamvu tubasaba ubufatanye, baduha ayo makuru. Kandi nababwiye ko abatanga amakuru dufite uburyo turinda ko bamenyekana cyangwa se abo batanze amakuru babamenya. Abandi bantu mvuga ko bireba cyane ni urubyiruko kubera ko